Hello lovers, muraho mumeze mute? Uyu munsi nje kukubwira iki? Uyu munsi nje kukubwira ukuntu ubukene n'isoni ari abaturanyi babiri bakundana, baturana kandi bahorana, bashobora no gusazana utabatandukanyije. Wakwibaza ngo gute? Aba ni abaturanyi babiri baturana bakagusura ukazarinda usaza uri umutindi cyangwa se uri umukene. Wakwibaza ngo ibyo bintu se ni ibiki cyangwa se bishoboka bite? Reka nguhe urugero. Uzarebe iyo ugiye gukoranya ikintu ariko ugitangira ubwoba buraza bukakubwira ngo ibi bintu ntibikunda, reba uriya yarabikoze biranga, reba bariya bose bazavuga ngo iki, ese uzabitangirira he, uzakora iki ko ntacyo ufite. Ibyo byose bikaza mu mutwe wawe. Iyo rero isoni zimaze kumvisha ubwonko ibyo bintu, usigara none wumva ko kuko bidakunda, ugasigara wumva ko nta mbaraga ufite zo kubikora, ubushake bukabura, ugasigara none wumva ko kuko bya bintu bitazakunda. Ariko iyo umaze gutandukanya isoni n'ubukene, abo baturanyi bombi ukabatandukanya, noneho isoni zirahunga, ubukene bugatangira kumva ko hari ikindi kintu cyabaho kugira ngo uburangire. Ahangaha ni hahandi utangira kumva ubwonko butekereza cya kindi nyine ushaka gukora, ugatangira gushaka noneho inzira wagikoramo kugira ngo kigende neza. Wibuke neza ko ubukene ni ikintu ushobora gukuriramo ukavukiramo ariko gishobora kurangira, ariko isoni ni amahitamo. Iyo wemeye ko isoni zikuyobora ni ukuri nta kintu ugeraho, kubera ko reka nkwereke, abantu dufata nk'ibyitegererezo bazi kuvuga, mu by'ukuri ntabwo ari bo bantu bafite ubwenge bwinshi kurusha abandi, nta nubwo ari bo bafite ubushobozi kurusha abandi. Uzi icyo babarushya? Ni ukwiyumva nyine ko bashoboye, ni ukumva ko za soni zigomba kuvaho. Nibo bantu bavuga bakumva. Uzarebe iyo muri nko mu nama muteranye, uzarebe abantu bakunda gutanga ibitekerezo, bakunda kubaza ibibazo, abantu bose barabamenya. Ariko wowe ushobora no kurinda uhagurukamo ntawe urakubona, ku buryo n'umuntu ashobora gukora ati se uhaje mu nama, ukavuga uti nari mpari. Ariko umuntu wese wahagurutse muri iyo nama agatanga igitekerezo, buri wese aramutahana. Bivuze iki rero? Na opportunities niko zigenda. Iyo hagize ikintu cyiza kikaba hakagira ikiboneka, ntabwo bazibuka ba bantu bose bari bicaye mu nama, bazibuka wundi wahagurutse akavuga, agatanga igitekerezo, agatanga inyunganizi, akabaza ikibazo. Nuko abantu bagenda bahagaragara. Intsinzi rero ntabwo itangirira mu guceceka, ahubwo itangirira mu kugaragara. Ugaragara ryari rero? Ni cya gihe watsinze za soni, ukavuga uti okay, nubwo ngiye gutangira ntawe sapotinga, nubwo ngiye gutangira muri bike, nta muntu nkomera amashyi, nta unshigikiye, ariko bitewe nuko niyumvamo ko ibi bintu mbizi, ngiye kubikora ntitaye ngo niyo haba umuntu umwe, niyo baba babiri, niyo baba batatu, ariko nzabikora. Nizera ko uyu munsi wenda ni babiri n'umwe, ariko hari igihe kizagera bakaba benshi, kubera ko ikintu nifitemo kirakomeye cyane kurenza uko nabagarira isoni ziguma nyine zimeza inyuma. Reka rero ngubu urugero, hari igihe uba ufite inenge, ukumva nyine ya nenge iragutsikamira, ukumva ntushaka kujya aho abandi bari, ukumva uragaragara gute imbere y'abantu, ese abantu ntibanseka, ugasanga nyine uhora muri ibyo. Reka nkumare ubwoba. Kuri iyi si abantu bose bagira inenge. Buriya umunyarwanda yavuze ngo nta mwiza utagira inenge. Buriya nawe umuntu ubona gutya urebesha amaso ugasanga nta nenge afite, hari igihe aba yifite ahandi utarebesha amaso. Rero icyo dushaka ntabwo ari ubwiza bwawe cyangwa se ububi bwawe. Dutegereje cya kintu ufite muri wowe, dutegereje kuza ukakiduhereza kikatugirira umumaro. Yes, nuzi inenge yawe tuzayivugaho, tuzakujora, tuzakuvuga bikurenge, ariko uko uguma utwiyereka niko tuzagenda tukumenyera. Noneho ya nenge yawe tuyifate nk'ikintu gisanzwe, tubone ari ibintu bisanzwe nyine ntacyo kuvuga tugifite, ahubwo dutangiye kumva noneho ibikuvamo. Dufite abantu benshi babana n'ubumuga, bubatse ibintu bikomeye, ari byo dukoresha uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo ubu ntitukireba noneho ngo ba bantu wese uramuna ameza ateye bigenze gute, twabifashe nk'ibisanzwe. Twaramurebye aratangira araza, turatangira turaseka, nyine turamujora. Ariko uyu munsi ni ukuvuga ngo cya kindi yakoze nicyo tugize nicyo dutindaho, kubera ko
cyatubyariye inyungu turagikoresha natwe mu nyungu zacu. Rero nuguma kwitinya ukaguma kwiheza inyuma nta kintu uzageraho. Isoni ni mbi cyane, jya ugerageza kuzirwanya. Rero nk'uko nabikubwiye, abaturanyi babiri intego y'ubuzima ni batandukanye uyu munsi. Wikomeza kubahuza ngo ubagaburire bahage, kubera ko nibamara guhaga bazakwangiriza. Dufite abantu benshi uzareba iyo ugiye guhagaranya imbere y'abantu, uratangira nyine ukumva icyoba kiraje, ukumva wari wicaye nyine wumva utuje, ariko bakubwira ati hey haguruka, ugahita wumva umutima utagiye gutera nyine cyane, ukumva ubwoba burakuzuye, noneho ugatangira no kudidimanga kandi usanzwe uvuga neza. Ntabwo rero iryo ari ishyano, ntabwo ari nyine waciye umugongo. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri kamere y'umuntu. Ikintu cyose ugiyemo ari bwo bwa mbere, burya ntibazakubeshye gitera ubwoba, ahubwo uko ugenda ugitindamo, uko ugenda ugikora, bwa bwoba bugenda bushyira.